Yesu nashimwe. Ndagira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana kuri uyu mugoroba. Dusanga mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma, ibice byaho mu 8. Dusome duhereye ku murongo waho wa 31. Umutwe w'amagambo muri icyo gice uravuga ngo ubwo Imana iri mu ruhande rwacu, umubisha wacu ninde? 31. None ubwo bimeze bityo tuvuga iki? Ubwo Imana iri mu ruhande rwacu, umubisha wacu ninde? Mbese ubwo itimanye umwana wayo ikamutanga ku bwacu twese, izabura ite kumuduhana n'ibindi byose? Ninde uzarega intore z'Imana? Ni Imana kandi ariyo idutsindishiriza. Ninde uzaziciraho iteka? Ni Kristo Yesu, kandi ari we wazipfiriye, ndetse akaba yarazutse ari iburyo bw'Imana adusabira. Ninde wadutandukanye n'urukundo rwa Kristo? Mbese ni amakuba, cyangwa ni ibyago, cyangwa ni ukurenganywa, cyangwa ni inzara, cyangwa ni ukwambara ubusa, cyangwa ni ukuba mu kaga, cyangwa ni inkota? Nk'uko byanditswe ngo, turicwa umunsi ukira, bakuduhora, twahwanijwe n'intama z'imbagwa. Oya, ahubwo muri ibyo byose turushishwaho kunesha n'uwadukunze. Kuko menye neza yuko naho rwaba urupfu cyangwa ubugingo, cyangwa abamarayika, cyangwa abategeka, cyangwa ibiriho, cyangwa ibizaba, cyangwa abafite ubushobozi, cyangwa uburebure bw'igihagararo, cyangwa uburebure bw'ikijyepfo, cyangwa ikindi cyaremwe cyose, bitazabasha kudutandukanya n'urukundo rw'Imana ruri muri Kristo Yesu umwami wacu. Amen. Ndagira ngo tuganire kuri iri jambo kuri uyu mugoroba. Ngira ngo hashize iminsi mikeya twijije umunsi mukuru wa Pentekote, aho twari turimo tuvuga ku mbaraga z'umwuka wera, tuvuga uburyo umuntu abasha kuzura umwuka wera, tuvuga uburyo intumwa zahawe imbaraga z'umwuka wera, tuvuga uburyo zabashije kuvuga zishize amanga ubwo zari zimaze guhabwa imbaraga z'umwuka wera. Kuri uyu mugoroba rero naje gutekereza ku ijambo twaganira. Tekereza ku ijambo rifite umutwe uvuga ngo Imana iragukunda uko byaba bimeze kose. Imana ishimwe. Ndagira ngo utangarize nkubwire yuko Imana igukunda, nk'uko tumaze kubisoma muri iki gitabo cy'Abaroma, muri uru rwandiko Pawulo yanditse hariya mu bice 8, uhereye kuri uriya murongo waho wa 31, yaravuze ngo none ubwo bimeze gutyo tuvuga iki? Yaribazaga, aravuga ngo ubwo bimeze gutyo tuvuga iki? Aravuga ngo ubwo Imana iri mu ruhande rwacu, umubisha wacu yaba nde? Uyu munsi nawe wabyibaza, nanjye nkabyibaza, akomeza kubitekerezaho bitewe n'ibihe turimo, bitewe n'ibihe Abanyarwanda bamazemo iminsi, ndetse n'isi yose imazemo iminsi by'iki cyorezo cya COVID-19, aho usanga imitima y'abantu benshi yarahungabanye, ndetse n'ibyo bakoraga bigahungabana. Ugasanga tumaze igihe kinini tutabasha kujya mu nsengero, ukaba wakibaza ibintu byinshi. Ariko iri jambo riratubwira ngo ubwo Imana iri mu ruhande rwacu, umubisha wacu yaba nde? Kuvuga ngo Satani, ndagira nkubwire kuri uyu mugoroba, yere kukwihebesha, kubera ko Imana igufitiye umugambi mwiza, kandi Imana ifite urukundo idukunda. Hanyuma 32 akavuga ngo mbese ubwo umubisha, mbese ubwo itimanye umwana wayo ikamutanga ku bwacu twese, izabura ite kumuduhana n'ibindi byose? Ahangaha ihita twibutsa urukundo yadukunze, itwibutsa uburyo yatanze umwana wayo w'ikinege ari we Yesu Kristo, akaza hano ku isi kugira ngo aducungure, kugira ngo agupfire nanjye mpfire, mbashe kubona ubugingo. Atanga igihamya, aravuga ngo ubwo itimanye umwana wayo w'ikinege, hanyuma igatanga
n'icyizere kigaragaza yuko izamuduhana n'ibindi byose dukeneye. Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo turebere hamwe ingingo zigera kuri enye kuri uyu mugoroba zigaragaza neza urukundo Imana idukunda. Kandi ndagira ngo nkubwire, numara kumva iri jambo ukamara gutekereza yuko Imana iri mu ruhande rwawe, ndagira ngo nkubwire ngo wongere ukomere umutima, wongere usubizwemo imbaraga, uvuge ngo Imana iradukunda, ntabwo yadutaye, kandi ibyo yibwira kutugirira ni byiza, ntabwo ari bibi. Icya mbere, Imana iduhora uruhande. Imana iduhora iruhande, ntabwo ijya iduta. Ijambo ry'Imana muri Zaburi riratubwira ngo ni umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Njya nkunda kurivuga no kuryigisha, akubwira ngo umuntu yawagira inshuti ikagutabara mu bihe bigoye ariko bitagoye cyane, ariko Imana yo ni umufasha, haleluya, utabura kuboneka mu byago kongeraho n'amakuba. Imana ishimwe cyane. Ni ukuvuga ngo uko byaba bimeze kose, uko byaba bikomeye byose, ntabwo Imana iguta. Ni umufasha uguhora hafi, ni umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Ni ukuvuga ngo Imana ituba hafi cyane cyane, ndetse mu bihe bikomeye, hahandi bigaragara yuko uzi imbaraga. Ndagira ngo nkubwire ngo uyu munsi Imana iri kumwe nawe, kandi iri iruhande rwawe, kandi iri mu ruhande rwawe nta mubisha wabasha kugira. Ntacyo waba uko byagenda kose, nubwo wagira ibibazo, nubwo wagira ingorane, nubwo warira muri uyu mugoroba cyangwa muri iri joro. Ijambo ry'Imana yatubwira ngo ahari kurira ngo kwararira umuntu nijoro, ngo bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo nkubwire uyu munsi, nubwo waba uri murira, nubwo waba ufite ibibazo, nubwo waba ufite ingorane, ndagira ngo nkubwire ijambo rikubwira ngo uko byagenda kose buzacya, kandi impundu zizavuga, kubera ko Imana iri mu ruhande rwawe, kubera ko Imana iri mu ruhande rwacu. Imana ishimwe cyane. Cya kabiri, ndagira ngo nkubwire ngo Imana iturwanirira intambara. Turwanira intambara tuzi ndetse n'izo tutazi. Imana ishimwe. Kuvuga ngo iturwanira intambara tuzi n'izo tutazi. Imana iradufasha hamwe n'Umwuka Wera, ndetse bakanadusabira twebwe mu byo tudashoboye. Iyo usomye muri uru rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma, ugasoma mu bice byaho 8 umurongo 28, haravuga ngo, reka duhere 26, uko niko Umwuka adufasha mu ntege nke zacu, kuko tutazi uko dukwiriye gusenga, ariko Umwuka ubwe niwe udusabira aniha iminiho itavuga. Kandi irondora imitima izi iby'Umwuka atekereza, kuko Umwuka asabira abera nk'uko Imana ibishaka. Imana ishimwe cyane. Ni ukuvuga ngo Imana ijya idusanga, ikadusanga no muri za ntege nke zacu, ikadusanga no muri cya gihe bidukomereye, bitugoye, tudashoboye gusenga uko bikwiye, mbese uko uyihamagaye itakwitaba. Hano baratubwira ngo Umwuka wayo ahora adusabira ndetse atunihira iminiho itavugwa. Bikavuga ngo hari ibyo Umwuka abona wowe utabona, hari ibyo Umwuka areba wowe utareba, hari ibyo Umwuka areba jyewe ntareba, hari ibyo Umwuka yumva jyewe ntumva. Hanyuma yarangiza akadusabira, akanaturwanirira intambara ikomeye. Imana ishimwe. Ndagira ngo ubwire, kubera ko Imana yaturemye kera cyane, nk'uko yabibwiye Yeremiya, akamubwira ngo nakumenye ukiri urusoro mu nda ya nyoko. Ni ukuvuga ngo Imana yatumenye mbere y'uko tuza hano ku isi, iratumenya tukiri urusoro mu nda za ba mama, iteganya n'uburyo turi muri gahunda zayo, turi muri plan zayo. Bivuga rero Imana ntabwo ijya idusiga. Icyo dusabwa ni ukugendera muri gahunda y'Imana, kuzuza plan y'Imana, kuzuza iby'Imana idushakaho. Imana ishimwe cyane. Ndagira mvuge ku cya gatatu. Icya gatatu
ndagira nkubwire nuko Imana yemeye igatanga umwana wayo w'ikinege ari we Yesu Kristo kugira ngo iducungure. Iremera itanga umwana wayo w'ikinege ari we Yesu Kristo, tubyibuke neza. Hari habuze uwabumbura igitabo mu gitabo cy'ibyahishwe niko bavuga ngo hanyuma Yohana yumva ijwi riramubwira ngo humura Yohana wirira, kubera ko intare yo mu muryango wa Yuda aranesheje, Imana ishimwe. Yesu aremera, yari mu ijuru ari kumwe n'Imana, aguwe neza, azi ibyo abana b'abantu azamukorera, aremera araza aza ku isi kugira ngo adufungure njyewe nawe, Imana ishimwe. Urwo ni urukundo rukomeye cyane, kuko iyo usomye mu gitabo ugasoma mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana, baravuga ko yakunze abari mu isi cyane, ku byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka, haleluya, ngo ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Ndagira nkubwire uyu munsi twahawe ubugingo kubera Kristo, kubera ko Imana yamutanze kugira ngo umwizera wese ahabwe ubugingo buhoraho. Umwizera wese uwo nguwo abashe kubaho, Imana ishimwe cyane. Ndagira nkubwire ibi nabyo ni ibimenyetso bigaragaza urukundo dukunda. Ndagira ngo twihute turebe icya kane. Hano icya kane mu bigaragaza urukundo Imana idukunda, izi ibyo dukeneye byose kandi yiteguye kubiduha, kubera ko Imana ifite umugambi munini, ifite umugambi muremure ku mwana w'umuntu. Yaravuze ubwo itimanye umwana wayo w'ikinege izabura ite kumuduhana n'ibindi byose. Ndagira ngo mbwire, kubera ko Imana yemeye igatanga umwana wayo w'ikinege, ndagira ngo mbwire ngo n'ibyo usaba uyu munsi nubwo utarabihabwa, ndagira ngo nkubwire ngo Imana ifite umugambi mwiza wo kugira ngo igusubize. Uvuga ngo umugambi w'Imana, ijambo ry'Imana ritubwira ngo ibyo yibwira kutugirira ni byiza, ntabwo ari ibibi. Icyo dusabwa ni ukuguma ku Mana, ni ukuguma kuri yo, tugakiranuka, tugakora ibyo ishaka. Iyo usomye hano mu Baroma mu bice 8 uhereye ku murongo wawo wa 33, niyo bavuga ngo ninde uzarega intore z'Imana? Ni Imana kandi ariyo izitsindishiriza. Bivuga ngo ntabwo Imana ariyo yaturega, kubera ko ni nayo idutsindishiriza. Ni ukuvuga ngo niyo itureberera kubera umugambi idufiteho. Twebwe iyo tuyigumyeho ntituyiveho, ntabwo yaturenganya, ahubwo iradutsindishiriza. Ninde uzaziciraho iteka? Ni Kristo Yesu, kandi ariwe wazipfiriye ndetse akaba yarazutse ari iburyo bw'Imana adusabira. Ninde wadutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Mbese ni amakuba? Hano avuga amagambo akomeye cyane. Aravuga ngo ninde cyangwa niki cyadutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Aravuga ngo mbese ni amakuba cyangwa ni ibyaha cyangwa ni ukurenganya cyangwa ni inzara cyangwa ni ukwambara ubusa cyangwa ni ukuba mu kaga cyangwa ni inkota? Ndagira nkubwire, nubwo turi mu bihe bigoye nk'uko nabivuzeho, nta kintu na kimwe gikwiye kugutandukanya n'urukundo rwa Kristo. Ni ukuvuga ngo ukwiye kuba umukristo wo mu mutima, Imana ishimwe cyane, ukagenda ukagira intego zo gukiranuka aho bakureba naho batakureba. Ukavuga ngo Yesu Kristo ari muri njyewe, agendera muri njye, mu bibazo mpura nabyo ari kumwe nanjye, naba nishimye ari kumwe nanjye, naba mbabaye ari kumwe nanjye. Ukamenya yuko uko byagenda kose, nubwo waba ufite ibibazo uyu munsi wa none, ndagira nkubwire ngo ni iby'igihe gitoya. Nuguma kuri Yesu azagutabara, azakurengera, kubera ko umugambi dufiteho ni umugambi mwiza. Ni ukuvuga ngo play y'Imana ni ngari.
icyo dusabwa twebwe ni ukutava mu murongo. Imana ishimwe cyane. Hanyuma ikindi nkubwira, ndagira nkubwire ngo kubera ibyo byose, kuko wiyemeje gukunda Imana akaramata, kuko wiyemeje kubana nawe, kuko wiyemeje kugendana nawe, kuko wiyemeje kumuhamya, akakubwira ngo ntabwo azakurenganya, kandi akakubwira ngo azagendana nawe. Imana ishimwe cyane. Ndagira nkubwire uyu munsi dukurikije ibi byanditswe twasomye bivuga ngo uko byagenda kose Imana iri mu ruhande rwacu, umubisha wacu nawe. Imana ishimwe cyane. Wowe mushiki wanjye, mwene data, turi kumwe kuri uyu mugoroba tuganira kuri iri jambo, ndagira nkubwire Imana yadutoranije, ntabwo yadutoranije ku buryo bw'impanuka. Yabikoze abiteguye kandi ibikora ifite impamvu. Ikindi, Imana ntabwo igitinya urugamba nk'uko abantu batinya urugamba. Imana ntiyumva amabwire, Imana nticika intege. Ndagira nkubwire rero, iyaguhamagaye niyo kwizerwa no kubikora izabikora. Iyaguhamagaye ntabwo icika intege. Ndagira nkubwire nawe rero gucika intege muri ibi. Ukwiye guhamya Yesu. Hanyuma igihe twazasubira ku rusengero, twarabonye uburyo baradufunguriye, iki cyorezo cyaragabanutse mu gihugu cyacu, uzajye ku rusengero ufite ubuhamya. Birakwiye yuko muri iyi minsi buri wese akwiye gushaka ubuhamya. Nushaka ujye ufata ikaramu ubwandike, uvuye ngo iki gihe n'iki njyewe ndimo ndabana n'Imana, hari ibintu bifatika nzaba mfite. Imana ishimwe cyane. Ndumva igihe nikigera tuzafata umwanya uhagije wo gushima Imana abantu bavuze. Ndagira ngo nkubwire, ukwiye gushaka ubuhamya. Tuzasubire guhurira ku rusengero ufite ibintu byinshi byaguciye intege. Tuzasubire ku rusengero ufite ubuhamya bubi. Buri wese akwiye kuzasubira ku rusengero afite ubuhamya bwiza, kubera ko uyu munsi wa none ufite itorero mu rugo iwawe, ufite itorero iwanyu aho utuye, ufite itorero aho uri. Ndagira ngo nkubwire, ukwiye gufata ibihe byo gusenga. Ukwiye kuba muri ibi bihe ngo Satani akwihererane, aguca intege, unanirwe no kwambaza Imana ngo uyisenge, uyihamagare, izibane nawe. Ni ukuvuga ngo aba yambaza ku manywa na nijoro irabumva. Imana ishimwe. Ndagira nkubwire, uzasubire ku rusengero nawe warabaye umuvugabutumwa, warabaye umwigisha, hari ibintu bifatika Imana yashyize muri wowe. Imana ishimwe cyane. Ndagira nkubwire rero, nkurarike we mwene data, ubwo ushobora kuba utangiye gucika intege, ubwire ngo iyongeremo imbaraga, ukorere Imana ushize amanga, yongeremo imbaraga, wemerere umwami Yesu agendane nawe kandi akorane nawe iby'ubutwari. Ndagira nkubwire, Imana iragukunda. Ikigushakaho ni ukuguma mu murongo, ukayubaha, ugakora ibyo gukiranuka, ugasenga. Ndagira nkubwire ngo Imana yo uko byagenda kose iguhozaho ijisho, ntabwo yagusize, nta nubwo yakureka. Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo dusenge Imana kubwira ijambo, hanyuma ngusengera Imana nawe wari utangiye gucika intege. Ndagira ngo usabe upfuke amahuri, dusenga n'Imana, twinginga Imana kugira ngo Imana ikubabarire kandi Imana ikongeremo imbaraga. Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo dusenge Imana. Mwami Yesu, Mana ishobora byose, ndagushimye cyane kubw'uyu mugoroba mwiza uduhaye. Ndagushimye kubw'ijambo ryawe twumvise. Ijambo ryawe ritubwira yuko udukunda, ijambo ryawe ritubwira yuko wemeye ugatanga umwana wawe w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo uhoraho. Ndagushimye cyane kubw'ijambo ryawe ritubwira yuko ufite umugambi muremure kuri twebwe, ufite umugambi mugari kuri twebwe, kubera ko utatwimye umwana wawe w'ikinege, bivango n'ibindi byose uzabiduha. Mu izina rya Yesu turakwinginze Mana, dusengeye aba bagabo, dusengeye ababyeyi, dusengeye abakobwa, dusengeye abasore, aba bacitse intege, mu izina rya Yesu Kristo bababarire cyane, ubeze, ubatunganye kandi basubize mu murongo, mu izina rya Yesu Kristo zo kugira ubuhamya buzima. Mu izina rya Yesu Kristo nsabye, amen. Ari muri kumwe na Pasiteri Nsanzimana Fratwari. Imana ibahe umugisha, ndabakunda cyane, amen.